zere kumeze neza nakoreka ntangire nkubaza umeze ute byanyabyo hari ukuntu abanyarwanda dukunda kubaza ngo bitese ngo ni sawa kandi mu by'ukuri ubizi yuko uri guca mu bintu bitari sawa sinzi ibyo uri gucamo ushobora kuba ari iby'umuryango by'akazi ibibazo byawe ku giti cyawe ariko ikintu ashaka kugusangiza muri iki gitondo nuko nanjye nyine nk'umuntu wese uri ku isi ibibazo bibaho ibintu bibabaza umutima bibaho umuntu acamo ariko kimwe mu bintu bimfasha nukuza muri gym no gukora sport ikintu bimfasha cyambere urabona yuko iyo mu kibazo umara utekereza buri kanya uri muri gym ntabwo waba uri kurwana n'ibi bintu ngo uri gutekereza ku kibazo ufite kimwe ko hari abantu bajya mu nzoga kugira ngo bahunge ikibazo inzoga ushobora kuzijyamo cyangwa ibiyobyabwenge cyangwa n'ibindi bintu ugasanga icyo kibazo gishobora kuzakemuka ugasigara wivuza ibindi watewe n'izo nzoga n'ayo matabi n'ibyo biyobyabwenge n'ibindi ariko sport nta kundi ntago wakwicuza ibibazo bizakemuka warabaye fit ubwo rero sport